maze igihe ntereta umukobwa nyikira time. Ndabizi neza gutereta biravuna physically biravuna, mentally biravuna, financially biravuna. Tugiye kuvuga kuri sinye abakobwa bashobora kwerekana bikumenyesha wowe musore uri kubatereta, bikumenyesha yuko mutari mu rugendo rumwe, mutari kumwe, utagomba no kubitaho, ugomba guhagararira aho ngaho. Akenshi aguhamagara ari wowe ugukeneye, akenshi aguhamagara nimba ari wowe ufite imodoka, aguhamagara none se k'imvura insanze aha wamuje ukantora kuri kutereta ukajya kumutora. Nkubwira kandi kantu uzagacunge neza, iyo noneho muri kuganira, mwahuye muri kuganira, kugira ngo umenye yuko umuntu muri kumwe nta hantu muzagera, nta gahunda gufiteho, nta rukundo arimo, kugira ngo ubimenye ikimenyetso mpuruza iyo muganira. Mwiriwe neza, ni Bonheur Ndayisenga kuri Bonheur and Love Family. Nishimiye kubana namwe. Rero uyu munsi wa none ndashaka kubaganiriza abasore benshi ubusanga biramanta ati maze igihe ntereta umukobwa nyikira time. Ndabizi neza gutereta biravuna physically biravuna, mentally biravuna, financially biravuna. Rero ugasanga umuntu mumaranye igihe ugerageza kumwigarurira, kwigarurira umutima wiwe, ugerageza kumwiyegereza, ariko bikarangira atabaye uwawe, bikarangira usanze waribeshye, yari yifitiye abandi, usanze waribeshye nyine, ugasanga urugendo washaka kumwinjizamo si rwarimo. Uyu munsi ndashaka gufata iminota mike cyane, ikiganiro ni gito pe. Ndashaka gufata iminota mikeya tukavuga kuri sinye. Tugiye kuvuga kuri sinye abakobwa bashobora kwerekana bikumenyesha wowe musore uri kubatereta, bikumenyesha yuko mutari mu rugendo rumwe, mutari kumwe, utagomba no kubitaho, ugomba guhagararira aho ngaho. Hari abantu bakomeza bagahatiriza, bikarangira time yawe yatakaye, bikarangira mentally barangiritse mu mutwe, bikarangira financially basigaye bari empty. So guys, tugiye kuganira ku tuntu dukeya cyane ushobora gucungiraho umukobwa cyangwa se umuntu muri guteretana, kugira ngo urebe koko uyu muntu turi kumwe, uyu muntu we are on the same page, uyu muntu turi mu rugendo rumwe, bizavamo cyangwa ntibizavamo. Reka ntangire. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho wowe musore uri gutereta umukobwa, ashobora kutahita kubwira ngo wapi, ariko banza ugenzure. Sinye ya mbere akwereka, ahora ari busy, ahora nta mwanya afite, ntasubiza call yawe ngo ayifate, ntasubiza SMS zawe. Niba yagiye kugusubiza wamubajije mwaramutse, waramutse ute, wiribute, akagusubiza ku mugoroba agiye kuryama ati sorry SMS yawe nayibonye ntinze mbona kugusubiza, nyine akazana impamvu z'uburyo atagusubije. Ntiyigeze yitaba, kandi urabizi neza akazi kiwe ntikamuboha, cyangwa nta n'akazi afite. Ntiyigeze yitaba muri koro 5 wamuhamagaye uyu munsi wa none yitabyemo imwe. Ikibazo kikaba kigize ute, kiravutse. Uwo muntu utakubonera umwanya wo gusubiza SMS, uwo muntu utakubonera umwanya wo gufata telefone yawe ngo yumve icyo umuhamagariye, akenshi aguhamagara ari wowe ugukeneye, akenshi aguhamagara nimba ari wowe ufite imodoka, aguhamagara none se k'imvura insanze aha wamuje ukantora kuri kutereta ukajya kumutora, ariko akenshi aguhamagara ari wowe ugukeneye. Iyo umwitabye ahita akubwira ibyo akeneye, ariko wowe wamuhamagara muri 5 wamuhamagaye akakira 2, SMS wamwandikiye agasubiza impitagihe.
iyo ni sinye ya mbere aba akweretse, ni sinye ikumenyesha yuko ntago muri mu rugendo rumwe. Yego, birashoboka yuko umukobwa ashobora kugenza amaguru makeya kugira ngo akurebe nimba uri seriye, ariko iyo yabikoze inshuro nyinshi ntago muba muri kumwe. Icyo kintu uzacyiteho. Iyo ni sinye ya mbere. Sinye ya kabiri, ntago yita kuri gahunda zawe, ntago yita kuri gahunda mwagiranye. Nimba mwapanze ngo muraza guhura uyu munsi wa none musohoke, nimba mwavuze saa munani, saa munani n'iminota 10 ziragera, agahita akubwira ati yewe umbabarire, uyu munsi wa none hari ikayi y'umuvandimwe natahanye kandi afite kati ngiye kuyimushyira. Ejo mukongera mugapanga, agahita akubwira hari abashuti banjye baje kundeba kandi barantunguye kandi simbasiga mu rugo bonyine, ngiye kuba ndi kumwe nawe. Ejo bundi mugapanga, wenda mwapanze kujya muri siporo, mujye muri kumwe, agahita akubwira ati urumva narwaye gripe kandi ndi kubona hanze hakonje, none ntago ndaboneka kandi na mama numvaga ari gukorora ararwaye, sinamusiga mu rugo wenyine. Akaba yishe gahunda, ahora yica gahunda, ahora kuzanaho impamvu. Kandi umuntu muri kumwe mu rugendo, umuntu muri gukundana, umuntu muri guteretana muri iyo minsi mwumva muzabana, uwo muntu aguha time. Icyo nicyo kintu cya mbere investing, aguha time yiwe, yirengagiza bimwe na bimwe, atangira kwirengagiza bimwe mu byo yari gukora akayibiguha wowe muri guteretana. Ubwira kandi kantu uzagacunge neza. Iyo noneho muri kuganira, mwahuye muri kuganira, kugira ngo umenye yuko umuntu muri kumwe nta hantu muzagera, nta gahunda gufiteho, nta rukundo arimo, kugira ngo ubimenye, ikimenyetso mpuruza iyo muganira, asubiza ibyo umubajije. Asubiza ibyo umubajije. Nimba umubajije amakuru ni meza, uyu munsi se wiriwe? Niriwe neza. None se ku kazi bimeze biragenda? Amasomo se bimeze biraho? Mama se ameze ati? Arakomeye. Ibyo gusa. Mbese aba ameze nk'umuntu uri muri interview. Kandi ubundi umuntu mukundana, umuntu muri kumwe, iyo mwahuye agerageza gutangira kukwiga, agerageza gutangira kureba, ese uyu muntu turi kumwe kuko muri runo rugendo ni umunyabwenge, ni iyihe viziyo yiwe, ni ibihe bitekerezo byiwe. Kandi ibyo bintu abimenya ari uko yafunguye ikiganiro. Nimba mumaje amasomo bimeze gutete, muri ino minsi rwose turi kwiga bikomeye, muri ino minsi hari amakati menshi, kandi nawe ndabizi ubuhuze, niyo mpamvu rimwe na rimwe ubutambona rwose, ujya unyihangana, ukumva nyine yafunguye ikiganiro ku buryo nawe wabona ahantu hera umubaza ibibazo byo kumenyana, nk'umuntu nyine mutangiye kumenyana, umuntu muri guteretana, umuntu mushaka kubwirana imishinga, umuntu mushaka kubwirana intego z'ubuzima, umuntu ushaka kubwirana viziyo mufite. Uwo muntu rero utangiye kugufunga mu magambo asubiza ikibazo umubajije gusa, wowe rwose pe, nutangira ushyireho question mark, nutangira ugenze maguru make, kuko uwo muntu akenshi uzamubona muri kumwe yarangaje umutima, ukabona ari kwirebera hirya, ukabona muri kuganira, si bya bindi by'amasoni by'abakobwa, ariko akenshi arangaza umutima. Akenshi uzamubona ari muri telefone scrolling, rimwe na rimwe ukabona aramwenyuye, ubundi arakakubaza hari mbajije ngo iki, harya warumbwiye ngo iki, ati nyine agahita, uwo muntu warangaje umutima. Iyo ni sinye ikwereka yuko uwo muntu atakwitayeho, uwo muntu nta mwanya yaguhaye, uwo muntu you are not on the same page. Sinye mpuruza, kamvuge nk'ikimenyetso mpuruza, uzabibona iyo muri kuvugana kuri telefone. Ikimenyetso mpuruza ni ibintu 3 cyangwa 4, ngiye mvuga ubundi nkahita nsoza. Uku niko ngiye kuzajya nkora, 3 cyangwa 4, ibindi tugahurira muri comment tubisubiza. Wagireho ikibazo ukandika muri comment hasi,
tukazagisubiza, tukazagikorera ikiganiro cyayo cyihariye. Rero ikimenyetso mpuruza cya nyuma ngiye kubabwira ni kimwe cyonyine. Uba usanga uwo muntu iyo muri kuvugana kuri telefone, muri kuvugana ikiganiro, ushaka kumubaza utuntu n'utundi, agahita akubwira ati ndi kubona hari nimero ntazi mpamagaye nkupira, mbanza numve ikigiye kumbwira. Nimero utazi iguhamagaye ni nkupe, agakupa, ntacyo bitwaye, rimwe ntacyo bitwaye. Nanone mukaganira ubundi kuri telefone, ndi kubona mukuru wanjye wo kwa mama wacu ampamagaye nkupira, ugakupa. Ejo bundi mukanya mukavuga, ndi kubona mama ampamagaye nkupira, agakupa. Ndi kubona umwana twigana ampamagaye nkupira. Doko ahora akupa ikiganiro cyawe, doko aranabishakisha, niyo bataba bamuhamagaye kuko utari kubireba, arakubwira ati nkupira. N'ibindi nakababwiye byinshi, ariko ntabwo mbashaka gufata umwanya munini. Tuzajya dukora iminota mikeya, ubundi ibindi duhurire muri comment. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, ukande kukazogera kugira ngo ibiganiro byose tugiye kuzajya tuganira hangaha nka Bonheur and Rahab family, yaba icyakozwe na Bonheur, yaba icyakozwe na Rahab, yaba icyakoze turi twembi, yaba umutumirwa twatumiye, ntibikajye bigucika. Please kora kukazogera, ubundi iki kiganiro n'ikintu cyo cyagufashije ugisharinga abandi, ukande like, ntugende rwose utatubwiye ukuntu wakibonye. Ndabizi neza ikiganiro cy'ejo nacyo uzagikunda kurusha iki ngiki. Murakoze, Imana ibarinde, naho ubutaha.